Yesu arababwira ngo nimwumvishije ibyo uyu mucamanza ukiranirwa avuze. Ubwo bimeze bityo se Imana izabura ite kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro ngo mbese yazirangarana? Ndababwira ukuri ko azazirengera vuba. Mwene data uneza amatwi, mushiki wacu, wowe mukundwa nshuti y'umusaraba, nagira ngo ngutangarize ngo Yesu ajya arengera abantu kandi akabarengera vuba. Ntabwo atinda nk'uko abantu batekereza ko atinda. Ntabwo Imana itinda kurengera abantu nk'uko abantu batekereza ko Imana ishobora kubitinda kubarengera. Imana izakurengera kandi izagutabara vuba. Imana yacu itugirira ubuntu. Bibiliya niko itubwiye. Yesu arababwira ngo azazirengera vuba. Nshuti y'umusaraba, wenda ntabwo nzi urugamba uhuye narwo, ntabwo nzi ibyago cyangwa ingorane amakuba uwaba uhuye nayo, ariko nagira ngo utangarize ngo Yesu azakurengera kandi azakurengera vuba. Imana itugirire ubuntu. Nagira ngo ubwire ngo we kwiheba rero, we gucika intege, we kwiganyira. Yesu ni umutabazi, Yesu ni umurengezi, kandi Yesu ni umukozi w'umuhanga. Imana itugirire ubuntu. Nuko biratubwiye ngo Yesu arabaza ngo ahubwo umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Hano niho hari ikibazo, ahangaha niho hari ikibazo. Ko usenze rimwe na rimwe ukabona ntibihinduka n'usenze, ahubwo Imana nizi izasanga ugifite uko kwizera. Ibisubizo by'amasengesho yawe nibiza bizasanga ugifite kwizera kw'amasengesho wasenze. Nagira ngo ubwire ngo Imana izakurengera kandi izakurengera. Ndabasuhuje, amahoro y'Umwami Yesu nabane namwe nshuti z'umusaraba bakundwa bavuga Imana TV. Twongeye kugaruka kuri uyu munsi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga, tuze twinjira mu ijambo ry'Imana Uwiteka ashyize ku mutima wacu kugira ngo tuganire. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana nyiricyubahiro kandi Mana y'imbaraga nyinshi, tugushimiye imbabazi n'ubuntu udahwema kutugirira. Utwongeye uyu munsi kugira ngo tuwubemo. Mwami Yesu, reka ubu munsi umugisha mu buzima bwacu, hagira ibintu bihinduka muri twebwe kandi hagire ibiremeka mu buzima ndetse no mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu. Iri jambo tugiye kuganira ribe ryo gufasha imitima y'abantu bose abadukurikira mu mpande zitandukanye z'isi. Mwami Yesu, ribagirire umumaro, ribagirire Mwami Imana, rigiraho ribarema ribakura kandi ribakomeze mu mitima. Ni mu izina ry'umucunguzi n'umukiza tubyambaje, amen. Bakundwa bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cya Ezira, ibice byaho ni 8 umurongo wa 21. Turaba turi ku ntego yitwa gusenga gushikamye kuwiteka, gusenga gushikamye kuwiteka. Reka dusome ijambo ry'Imana. Riravuze ngo maze negeka kwiyiriza ubusa aho ngaho ku mugezi ahava kugira ngo twicishe bugufiya imbere y'Imana yacu ngo ituyoboze inzira idutunganiye, twe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose, kuko nagize isoni zo kwaka umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusenga Imana yacu tuyinginga ngo yemera kutuyumvira rwose. Imana itugirire ubuntu cyane. Bakundwa bene data, ya magambo dusomye reka tuyagarukeho. Dusome n'irindi jambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ibice byaho 18 umurongo wa 1. Avuze ngo abacira umugani wo kubigisha ko gusenga iteka nibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza umwe mu mudugudu umwe utubaha Imana niyite no ku bantu. Muri uwo mudugudu hari n'umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndakwinginze
ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, aho bigeze aribwira ati reka murengere yo guhora aza kundushya buri munsi. Nuko umwami Yesu arababaza ati nimwumvise ibyo mucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo se Imana yo se ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko azazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Imana itugirira ubuntu cyane. Bene data, amagambo tusomye tuganiraho ni amagambo bita gusenga, kandi gusenga gushikamye ku Uwiteka ariyo ntego y'amagambo tugiye kuganira. Bibiliya itweretse amagambo dusanze hano muri Ezira mu gice cy'8 ku murongo wa 21. Ni igihe Abisiraheli bari bahagurutse bava i Babuloni, barimo basubira mu gihugu cy'isezerano cy'Isiraheli Isiyoni. Bibiliya itubwira ko ubwo bahagurukaga bageze mu nzira baje guhura n'urugamba. Umwami bita Aritazeruzi ababwira yuko mu nzira bari gucamo harimo imbaraga z'ababisha babarwanya. Ababwira kubaha umutwe w'ingabo zibaherekeza zibayobora, ariko biritubwira neza yuko Abisiraheli baranze. Bari bayobowe n'umutware bitaga Ezira, akaba umutambyi, akaba n'umwanditsi w'amategeko y'iby'Imana. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo nuko uyu mugabo bita Ezira bageze ku mugezi ahava, ngo niho baje guhura n'urugamba. Bibiliya iratubwiye ngo nuko ategeka abantu kwiriza ubusa, ngo hamwe n'abana babo batoya n'ibintu byabo, kuko birivuga yuko ngo bari bagize isoni zo kwaka umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'abagendera ku mafarashi, kuko bari babwiye umwami ngo amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Bakundwa nshuti y'umusaraba, wambaza ngo ni iyihe mpamvu ushingiye ku intego ivuga ngo shingira ku mutwe w'amagambo uvuga ngo gusenga gushikamye ku Uwiteka? Nanyamubwire ngo iyo umuntu asenze ashikamye ku Mana abona igisubizo cy'amasengesho yiwe. Nusenga ugasenga ushikamye ku Mana, mu buzima waba uhuye nabwo ubwo ari bwo bwose, intambara n'amakuba waba uhuye nayo ariyo yose, mu nzira waba urimo gucamo izo arizo zose, nusenga ushikamije umutima we ku Mana, Imana izakurwanirira nta kabuza. Nagira ngo utangarize ngo nuterwe ubwoba cyangwa uterwe ipfunwe n'ibyo uhura nabyo, Imana ni umurengezi, Imana ni umutabazi, Imana ikora ibikomeye ndetse bitarondoreka. Nusenga ujye usenga ushikamije umutima ku Mana. Bibiliya itweretse Ezira ageze hano ku mugezi ahava, ategetse abantu kwiyiriza ubusa, ngo binginge Uwiteka bicishije bugufiya kugira ngo bamuyoboze inzira batunganiye. Biratubwiye ngo nuko ngo barasenga, ngo kuko bari bagize isoni zo kwaka umwami umutwe w'ingabo n'ingabo z'abagendera ku mafarashi. Bene data bakundwa, hari igihe gusenga kwawe ushobora gusenga ugasenga ukabona nusubizwa, ugasenga ukabona nibihinduka, ariko nagira ngo ubwire ngo gusenga gushikamye ku Mana harimo igisubizo, kandi igisubizo cyihuse. Biratubwiye ngo nuko Ezira amaze gutegeka abantu kwiriza ubusa bicishije bugufiya, ngo nuko arababwira ngo kuko amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Ariko uburakari by'Imana birwanya abantu bareka Imana bakayivaho bose, ngo nuko binginga Uwiteka bicishije bugufi, Uwiteka yemera kubumvira rwose. Imana itugirire neza. Nusenga wicishije bugufiya winginga Imana, uyiyoboza inzira, Imana izakuyobora inzira nta kabuza, kandi ubwo buzima uko bwaba bumeze kose Imana izabugukuramo, izasobanura ubuzima budasobanutse ku buzima bwawe, izagucira kanzu mu buzima bwawe. Imana itugirire ubuntu cyane. Ezira yaje kubona igisubizo cy'amasengesho ye, kuko Imana yaje kubumvira kubwo kwicisha bugufi kwabo no kwiyoboza inzira, kandi bicishije bugufi kubw'amasengesho yabo. Nawe nusenga ushikamije umutima wawe ku Mana, nta kabuza Imana izagutabara, nta kabuza Imana izakurwanira, nta kabuza Imana izagukingurira usohoke mu rugi rw'ubuzima wari ukingiraniwemo. Imana igutabara. Yatabaye Abisiraheli, ibatabara ku babisha babo bari mu nzira
nzira, ibatabarira abarwanirira, ibambutse ibageza aho bari barimo bagana. Imana itugirire neza. Nawe niba usenga, nagira ngo utangarize ngo ntucike intege, kuko nta gisubizo cy'amasengesho urabona. Umunsi umwe, igihe kimwe, isaha imwe, Imana izumvira amasengesho yawe, yemere kugutabara no kukurengera, kandi ikugirire neza. Birashoboka se ko waba ucogoye, cyangwa se nawe waba utazi gusenga. Twasomye irindi jambo twasanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu gice cya 18 umurongo waho wa mbere. Twasanze umwami Yesu arimo gucira umugani abigishwa be, abacira umugani wo kubigisha gusenga batarambiwe. Bene data bakundwa, iyi minsi duhagazemo ni iminsi abantu barambiwe no gusenga, kuko rimwe na rimwe bamwe bavuga ko nta nyungu z'amasengesho bari bakabona, ariko mpamya nashidikanya ko inyungu z'amasengesho bazibona buri munsi, kuko Imana buri munsi ibaha guhumeka, ibaha ubuzima. Kandi nagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none nucunga neza mu ntambwe zawe, uzasanga uko wari uri mu minsi yatambutse atari ko uyu munsi uri, nyamara birahinduka. Hano rero hari igihe waba ucogojwe nuko usenga ukabona muri wowe ukagira ngo nibihinduka, ariko Yesu yigishije abantu gusenga iteka batarambiwe. Imana itugirira ubuntu. Nagira ngo ubwire ngo nawe iga gusenga, kandi wige gusenga utarambiwe, ushikamishije umutima ku Mana. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu turi ku ntego bita gushikamiza, gusenga gushikamye ku Uwiteka. Gusenga gushikamye ku Uwiteka harimo igisubizo cy'amasengesho. Imana yacu itugirira ubuntu. Bibiliya iratubwiye ngo nuko Yesu arabwira ngo hari umucamanza umwe mu mudugudu umwe utubaha Imana niyite no ku bantu. Imana yabera itugirira ubuntu. Ngo uyu mucamanza niyubahaga Imana, niyitaga no ku bantu. Bivuze mu yandi magambo, uyu muntu yari umuntu mubi cyane. Niba uyu muntu atubaha Imana niyite no ku bantu, urumva ari nde yatabara? Urumva ari nde yafasha? Urumva ari nde wakuraho ubutabazi? Yesu arababwira ngo hari n'umupfakazi muri uwo mudugudu, ngo aza kuri wa mucamanza amubwira ngo ndengera ku mubisha wanjye, ku mwanzi wanjye. Bibiliya iratubwira ngo nuko amara iminsi atemera. Shuti, ushobora kuba maze iminsi usenga urimo winginga Imana, ariko ukabona nibihinduka, ukabona nta gisubizo cy'amasengesho ufite. Ariko nagira ngo mbwire ngo nusenga ukakomeza ugatitiriza, mu gusenga habamo gutitiriza, habamo kwinginga ugatitiriza, nurambirwe nucogore. Uyu mupfakazi nubwo yasangaga umucamanza utubaha Imana ndetse niyite no ku bantu, biravuga ngo yaramutitirije, ngo ajya ahora amutitiriza, ngo agahora agenda amutitiriza. Imana itugirire neza kugeza igihe yaje kwemerera. Nawe titiriza Imana mu gusenga kwawe, urufunguzo rw'amasengesho yawe umunsi umwe ruzinjiramo, ubone igisubizo cy'amasengesho yawe. Imana itugirire neza. Ezira yarasenze, Imana yemera kubumvira, ibatabara ku babisha babo bari mu nzira. Imana yabera itugirira ubuntu. Nawe nusenga Imana izagutabara, kandi nagira ngo ubwire ngo Imana izakubera urufunguzo rw'ubuzima uhagazemo. Umwami w'abami atugirire umuntu cyane. Imana itugirire neza. Ngo nuko uwo mucamanza ngo ageze aho aremera, yemera kumurengera, avuga ngo reka murengere kugira ngo ye guhora aza kundusha buri munsi. Yemera kugira ngo atahora aza kumurusha buri munsi. Imana itugirire neza. Nagira ngo ubwire ngo senga, wowe Imana izakurengera atari kubwo kuyirusha, ahubwo izakurengera kuko ubikwiriye kubwo gutitiriza. Imana itugirire neza. Yesu arababwira ngo nimwumvishije ibyo uyu mucamanza ukiranirwa avuze. Ubwo bimeze bityo se, Imana izabura ite kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Ngo mbese yazirangarana? Ndababwira ukuri ko azazirengera vuba. Mwene data uneza amatwi, mushiki wacu, wowe mukundwa nshuti y'umusaraba, nagira ngo utangarize ngo Yesu ajya arengera abantu kandi akabarengera vuba. Ntabwo atinda nk'uko abantu batekereza ko atinda. Ntabwo Imana itinda kurengera abantu nk'uko abantu batekereza ko Imana ishobora kubitinda kubarengera. Imana izakurengera kandi izagutabara vuba. Imana yacu itugirira ubuntu. Bibiliya niko itubwiye. Yesu arababwira ngo azazirengera vuba.
nshuti y'umusaraba, wenda ntabwo nzi urugamba uhuye narwo, ntabwo nzi ibyago cyangwa ingorane amakuba waba uhuye nayo, ariko nagira ngo utangarize ngo Yesu azakurengera kandi azakurengera vuba. Imana itugirire ubuntu. Nagira ngo ubwire ngo we kwiheba rero, we gucika intege, we kwiganyira. Yesu ni umutabazi, Yesu ni umurengezi, kandi Yesu ni umukozi w'umuhanga. Imana itugirire ubuntu. Nuko biratubwiye ngo Yesu arabaza ngo ahubwo umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Hano niho hari ikibazo, ahangaha niho hari ikibazo. Ko usenze rimwe na rimwe ukabona ntibihinduka n'usenze, ahubwo Imana nizi izasanga ugifite uko kwizera. Ibisubizo by'amasengesho yawe nibiza bizasanga ugifite kwizera kw'amasengesho wasenze. Nagira ngo ubwire ngo Imana izakurengera kandi izakurengera vuba. Imana yabera itugirire neza. Wowe udukurikirana kuri Vuga Imana TV, nagira ngo utangarize ngo ntabwo tuzi ingorane uhuye nazo, ariko aho uherereye turi kugubwira ijambo bita ihumure, ijambo rifite intego bita gushikama, gusenga gushikamye k'Uwiteka, nyamara hakabamo urufunguzo rubasha gukingura. Imana itugirire neza. Iyi Mana yumviye Abisiraheli, nawe yakumvira amasengesho waba uhuye nayo. Nubwo mu nzira uri gucamo harimo ababisha, nubwo mu nzira uri gucamo harimo ingorane, nubwo mu nzira uri gucamo harimo amakuba, ariko nagira ngo utangarize ngo kumvirwa mu gusenga nako kuri bugufi bwawe. Imana yabera itugirira ubuntu. Humura, wikiheba, kuko Uwiteka ni umutabazi, kandi ni umutabazi utabarira bugufi. Imana nawe izagutabara. Uwiteka ashyirwe hejuru cyane. Yesu yongeye kwigisha abantu gusenga. Nawe reka twongera twibutse, ongera wibuke ko gusenga kwawe Imana yakumvira, ko gusenga kwawe Imana yagutabara, ko gusenga kwawe Imana yakurengera kandi ikakurengera vuba, ndetse rwose udacitse intege, utihebye, kuko Uwiteka ni umurengezi, ni umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Imana itugirire neza. Twagenda twareba abandi Imana yagiye itabara mu gusenga kwabo. Twasanga umugabo bita Pawulo yigeze gufatwa ari kumwe na Sila, uwo bita Silasi, babashyize mu nzu y'imbohe ngo babata mu nzu yo hagati, ariko kubw'amasengesho yabo Imana irabumvira, batabara vuba, ndetse kandi bataheranywe n'ubwihebe bw'inzu y'imbohe. Imana itugire neza. Ntabwo nzi uboshywe n'ibiki, ntabwo nzi utewe ubwoba n'ibiki, ariko Imana ni umutabazi, Imana ni umurengezi, yabasha kugukingurira nawe ugatabarwa vuba. Imana itugirire neza. Yesu avuze yuko atakurangarana, ahubwo uzatabarwa vuba. Hari abantu bagira ngo Imana yarabarangaranye bitewe n'ubuzima bahuye nabwo, bitewe n'iminsi bahuye nayo, bitewe n'induru cyangwa se urusaku rubabonetseho, ariko Imana igitabara umuntu kandi ikamutabara vuba. Imana yabera itugirira ubuntu. Humura rero nawe, Imana izagutabara kandi izagutabara vuba mu izina rya Kristo Yesu. Nucike intege, niwihebe, nutinye kandi niwiganyire. Uwiteka ni umutabazi uzagutabara vuba. Imana y'amahoro itugirira ubuntu. Naringize ngo nkubwire ngo gusenga gushikamije, gusenga gushikamye k'Uwiteka, nyamara harimo urufunguzo rw'amasengesho yawe. Imana ikagutabara. Twumvishije igisubizo cyabonetse kuri Ezira, nuko yumviwe n'Imana. Imana iramwumvira, ibumvira mu gusenga kwabo, nyamara baratabarwa. Bayisiraheli batabarwa kwa bisha babo bari mu nzira, mu izina rya Kristo Yesu, kuko iyo bari bahamije niyo kwizerwa, niyo mpamvu yagombaga no kubumvira. Bari bayihamije ku mwami Tezeruzi, bari bayimuhamijeho, baramubwira ngo twebwe nta mpamvu y'ingabo, Imana yacu ni Imana y'amaboko, ibasha gutabara abayishaka bose. Ariko bahuye n'ababisha, babona birakomeye, babona ntibasubira kwaka umwami umutwe w'ingabo, ariko bemera kugira gute? Bemera kwinginga Uwiteka bicishije bugufi. Imana yemera kubatabara no kubumvira kwa bisha babo bari mu nzira, irabakiza. Imana itugirire neza. Nawe Imana ikumvire mu buzima uhagazemo, nubwo ubona nawo gusaba ubutabazi, ariko nagira ngo utangarize yuko saba ubutabazi Imana, uyishikameho, ushikame gusenga kwawe ku Mana. Imana yo mu ijuru izakumvira, ikurengere, igutabare, ikurokore kwa bisha bawe bari mu nzira. Imana itugirire ubuntu cyane.
kandi Yesu avuze ijambo rikomeye mu kubigisha gusenga, aravuze ngo ntabwo yabura kuzirengera izi ntore zitakira ku manywa na nijoro. Nawe niba utakira Imana, mu gutaka kwawe harimo gutabara kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Humura rero, Imana izagutabara. Habwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nakagaruka, reka dusenge dushimira Imana yuko Imana ari umutabazi wo gutaka kwacu no gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye imbabazi n'ubuntu udahwema kutugirira. Warengeye mwene data, warengeye mushiki wacu, uyuhuye n'urugamba, uyuhuye n'ibibazo, uyuhuye n'ingorane, uyuhuye na gereza y'ibigeragezo, uyuhuye na gereza y'amakuba. Mu izina rya Yesu turamusengeye. Uyu Mwami Imana ugeze ameze nko kumugeza hava, Mwami Imana iri mu ijuru, yicishirije bugufiya, arimo kwingingira Imana. Imana nimwumvire, imutabare ku babishabe bari mu nzira mu izina rya Yesu. Imutabare, imwumvire, imukiza amakuba, imukiza akaga, yaba ari akaga k'uburwayi, kaba ari akaga k'ubukene, kaba ari akaga k'ibigeragezo, kaba ari akaga ko kutatabarwa. Imana yabera imurengere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana imwumvire kandi imurengere vuba mu izina rya Yesu. N'uyu mucamanza utubaha Imana niyite no ku bantu mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana yumviye umupfakazi wahoraga aza kumutitiriza, aribwira ngo amurengere, ndetse amurengere guhora amurusha. Ndetse Bibiliya iratubwiye ngo nuko Yesu arababaza ngo nimwumvishe ibyo umucamanza ukiranirwa avuze. Mwami Yesu, n'abakiranirwa bajya bibwira ibyo bibwira, ariko wowe uri Imana idakiranirwa, uri Imana ikora ibitangaza. Uyu mwene data numubohore, uyu mwene data numukize. Umwuka wera w'Imana sifa Mungu kwa Bwana akora ibikomeye ku buzima bwe. Ikiganza cyawe kibe kuri we, kandi imbaraga n'ineza y'Imana biboneke bimukiza. Niko dusenze, niko dusabye, ni mu izina ry'umucunguzi n'umukiza wacu Yesu tubisabye twizeye. Amen. Shalom.